wagera inaho ugakora icyo kiyede Imana ikakiguheramo umugisha ugapfundikanya ukagura ako kazu wari uzi ko ugiye kugaturamo. Kandi nyakubahwa yavuze ko buri muntu wese akwiriye kwishakamo ubushobozi twari twishatsemo n'ubwo ngubwo. Bari bakwiriye rero kuduha byibura amahoro nk'abantu natwe tuvuka mu gihugu cy'u Rwanda, niba bakira impunzi bakazereka u Rwanda yuko ari amahoro, natwe nibareke kudukoreza udufuka ku manywa y'ihangu twirukanka tudafite naho tujyana abana, n'ababafite babuze aho baberekeza mu mashuri kubera kwirukanka. Ahantu dutuye ntabwo ari mu manegeka, wahagera nawe ukareba hariya ntabwo ari mu manegeka. Amanegeka ntayegereye ibishanga. Ahantu dutuye harakomeye cyane, ntabwo ari mu manegeka. Inzu ziri mu bishanga byo wenda birumvikana. Tworohereza ni iki ngiki rero, niba batuza abo ngabo mu Busanza bakimura abo baturage. Ubu kwimura umuntu wo kumusenyera biratandukanye. Ibyo bintu kwimura umuntu ni ukuba ugiye kumwerekana agiye kuba. Kumusenyera umuntu ni ukumusenyera aho ajya siba bikureba. Muri make ni ukuba inzererezi, muri make ni ukumwangaza. Impamvu aguye cyangwa cy'ubutaka cy'imiturire hayanditseho imiturire, kuki bandikaho iyo miturire kandi bazi ko ari mu manegeka? Umuntu waguhaye icyo cyangombwa wese aba yizeye. Abantu bafite ibyangombwa byuzuye bya burundu nibo bari guha ayo mafaranga 90,000. Abo bandi batujuje ibyangombwa kuvuga ngo kuri izo invitation n'iki akabona kubaha ayo mafaranga 90,000, ariko ababifite ni mbarwa. Nicyo kibazo dufite muno mudugudu wa Noro. Abantu bafite ibyangombwa nibo bakeya. Muri make udafite ibyo byangombwa byuzuye bya burundu, muri make uwo nguwo we bari kumuha 30 nk'umupangayi. Icyo kintu nicyo twamenye amakuru yuko atari heza. Biva ngombwa ko badutangariza ko bagomba kutwimura. Umuturage agahabwa 90,000 yo kujya gukodesha. Umupangayi bakamuha 30. Ariko abayabonye nibo bakeya kuruta abasigaye. Kugeza aka kanya twe dufite n'ikibazo kuko muri quartier turimo abajura bari kudutera bakaturaza ku nkeke nawe uri gusinzira. Mbona icyaba kiza bayaduha twese tukavamo. Mbese muri make ntagira umuturage wahohoterwa ngabe yapfa ategereje ayo mafaranga, kuko nta nandi yo gukodesha twari dufite ku ruhande. Mbese muri make ntago twari twiteguye. Kugeza ubu ngubu nta muntu wibitse amafaranga ku buryo yajya gukodesha ahandi. Dutegereje ayo baduha kugira ngo tujye kwishyura ayo mazu yo kuba tubayemo, ubundi ibikorwa bya leta nyine bikomeze. Badutunganyirize ahandi ho kuba, kuko niko mbyumva ngiye, nimba atari byo simbizi, ariko numva bavuga ko bazadutunganyiriza ahandi ho kuba, kuko twavuye mu ntara tugurishije aho twari dutuye. Noneho turaza tugura muri uyu mujyi wa Kigali, bibaye ngombwa ko tuhimuka. Rero ntabwo navuga ngo najya mu ntara ntacyo nasangayo, kuko nagurishije ntabwo yanyemerera kuntuza. Niyo mpamvu najya gutura cyangwa se gukodesha ahantu hatari ibyo biza bavuga. Natuye hano muri 2010 nibwo nageze hano, ndahatura kugeza 2023 muri aya matariki 25. Kuva rero icyo gihe nta kibazo twigeze tuhahurira nacyo, ariko ejo bundi nibwo tugiye tubona batangiye kutubwira ngo ni amanegeka. Ariko nshaka n'iki cyangombwa umutekinisiye yagishyize muri mashini akuriye master plan, aravuga ngo ntago ari mu manegeka. Aratubwira ati ko atari mu manegeka se tukaba tureba bari kubimura. Ndamubwira ati turavuga tuti buriya niko leta yabiteganyije, ariko icyifuzo hagati aho ngaho nuko leta yo nimba ibona koko wenda hari inzu zihari tutazifitiye ubushobozi, yo yakabaye duhingurane y'ahantu twari dutuye, yikahaha abo bantu bahafitiye ubushobozi bwo kuhubaka, ariko natwe abaturage ntibaduhindura inzererezi, kuko urugero nk'ubu duhindutse inzererezi twara abantu b'abagabo dufite imiryango duhahira. Umve nabo abo bantu bagiye kuva aho hantu bavukaga, abo bantu ntangurane bahawe, abo bantu barajya hehe mu by'ukuri? Ni hahandi abana babo uzasanga aribo babaye marine ku muhanda. Urabona nk'ubu ngubu iki ngiki urumva ko mu by'ukuri wenda ngewe ntabwo nabashije kubisobanukirwa neza ngo mbashe kubisobanura,
mbashe kubisobanukirwa nimba ari cyo gutura, ariko ngewe umutekinisiye yambwiye ko ari aho gutura, kuko yashyize muri mashini arambwira ngo ko tureba si iki cyangombwa cyane ari cyo gutura, bakaba bari kubabwira ngo ni amanegeka, ko tugishatse aho tubona batangiye kuvuga ngo ni amanegeka, ngo nidushaka ibyangombwa ngo kugira ngo bazaduhe ingurane, ariko mu by'ukuri nta cyizere dufite cy'uko iyo ngurane tuzayibona, cyangwa se leta ngo izi dukoresha inama, uwo meya azatubwira ati, cyangwa se gitifu w'umurenge azatubwira ati mu by'ukuri aha hantu hanyu ni aho gutura ariko nta bushobozi mufite, none mureke mube mugiye aha batwereka aho tujya, noneho aho hantu bahadutunganyirize basi natwe tugire icyizere cyo kuvuga ngo aha hantu hari koko bari kuhatunganya tuzahagaruka, cyangwa se nk'uko bagiye bajyana abantu na Ruveje, abandi bakajyana za Bumbogo, abandi bakabajyana he, natwe bagira aho badutegurira umuntu ashobora kujya. Ntuye natuye mu kwa gatandatu k'umwaka washize, ahantu hanjye nari nahaguze miliyoni n'igice, ndi gukora mitasiyo twaranayirangije, mfite urupapuro runyemerera kujya kureba icyangombwa ku murenge, naranarube icyangombwa cy'ubutaka cy'imiturire niko nabonye cyanditseho, kuko mfite fotokopi yacyo. Ntayo nazanye hano kuko nta kibazo ndayizana. Ikibazo rero dufite, ejo hari abantu bagiye ku karere baraye bavuyeho batubwira yuko bababwiye ko hano hazubakwa inzu zikomeye twebwe tutabonera ubushobozi, bababwira ko ngo twebwe ngo bajye gutegura ahandi hantu ho kudutuza, ngo udafite kuzajya aho bamujyana ngo agomba kuzerekana niba afite ubushobozi bwo kubaka aho hantu. Twebwe tugasaba ko bari bavuze ko ari amanegeka barimo badukuramo, none tukaba turi mu bihe bitarimo imvura, nta kuntu twebwe batworohereza ko gushaka inzu kuri iki gihe. Niba wari ufite inzu y'ibyumba 2 na saro, kuri iki gihe uri kujya gushaka inzu y'icyumba na saro bakaguca 50,000, kandi baguhaye 90 bavuga ko ari amezi 3. Wajya gukora imibare ugasanga ibyo bintu ntago biri kuvamo. None twebwe twasaba ese ko bafasha abanyarutarama bakabimura bamaze kubategurira amazu, natwe bakaba batubwira yuko amezi 3 ngo bazaba bamaze gutunganya, ko ariko gitifu yatubwiriye hano ko bazatunganya ahantu batujyana. Ayo mezi 3 ntibatwihanganira bakabanza bagatunganya aho badushyira nk'abantu tudafite ubushobozi bwo kubaka kuri uyu musozi, noneho bakatwimura dufite aho tujya, kubera yuko twebwe ubushobozi bwayo 90,000 biri gutangwa, nta hantu kuri iki gihe wajya gukura inzu yo kugira ngo tubikuremo bivemo. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane dufite mu buzima bwacu. Bari kuvuga ngo tugende ariko nta kindi cyerekezo dufite. Birashoboka ko bazi ko twavuye ngo mu ntara, ariko ushobora gusanga no mu ntara nta kintu twari dufite, ahubwo wagera inaho ugakora icyo kiyede, Imana ikakiguheramo umugisha, ugapfundikanya ukagura ako kazu wari uzi ko ugiye kugaturamo. Kandi nyakubahwa yavuze ko buri muntu wese akwiriye kwishakamo ubushobozi twari twishatsemo n'ubwo ngubwo. Bari bakwiriye rero kuduha byibura amahoro nk'abantu natwe tuvuka mu gihugu cy'u Rwanda, niba bakira impunzi bakazereka u Rwanda yuko ari amahoro, natwe nibareke kudukoreza udufuka ku manywa y'ihangu twirukanka tudafite naho tujyana abana, n'ababafite babuze aho baberekeza mu mashuri kubera kwirukanka. Ibyo bintu tukumva mwatuvuganira nk'abanyamakuru kugira ngo rwose badufashe nk'abantu twavutse muri iki gihugu, natwe tubone ko dutujwe muri cyo neza. Barikora batabanje gukoresha abaturage inama, sibyo? Barikora batabanje gukoresha abaturage inama. Ubu kugeza ubu twebwe twabaye impunzi mu gihugu, kandi barimo gufata impunzi zo hanze bakazereka ko u Rwanda ari amahoro, sibyo? Kandi abanyarwanda twarangira kuri impunzi. Bashaka ko tuzajya twabanda subundi abakiri hano kuri ya ntabwo hahari ushukiza telefone umwana wanjye akamanda urumva tuzabiba tuba mu migano tuzabiba
niba baza bihisha hano mu mashyamba nta muntu uzabafatisha abana banjye babakuze biryamira baraje bababaza hari umuntu witwa Forotine uguhamagaye mukufi reka mwitabe. Niba uzi ko hari abaturage baremanye inama na